Ndabasuhuje Abanyarwanda mwese, mumbabarire ku itangazo mwabonye ejobundi twasohoye, rwose mumbabarire cyane, nkunda igihugu cy'u Rwanda cyane. Ndabasuhuje Abanyarwanda mwese, mumbabarire ku itangazo mwabonye ejobundi twasohoye, rwose mumbabarire cyane, nkunda igihugu cy'u Rwanda cyane. Turabasuhuje abakurikiye ibiganiro kuri BKM TV for Kigali, muhawe ikaze. Ntekereza yuko mwifuje kumenya ukuntu bino bintu bikorwa, reka mbibereke ukuntu bikorwa. Urumva ariya magambo Trump avuze, dore ukuntu bikorwa iyo ushaka nawe kubikora. Gerageze ujye urinda amafoto yawe kuko amafoto yawe bashobora kuyakoresha ibintu bidasanzwe, ubwo rero ugerageze ujye uyarinda amafoto yawe. Twihuse rero winjira muri iyi porogaramu yitwa Play Store cyangwa App Store, warangiza ukayizaho. Ubwo ni iyi ngiyi App Store, ngiyi hano ha kabiri, uraza ukayijyamo ukayifungura. Iyi ni Play Store, iyo ari muri iPhone ukoresha App Store, kuba muri Android ukoresha Play Store, warangiza hano muri Android ugakoresha Play Store. Uraza rero hano aho usatingira amaporogaramu yawe ukandikamo Virbo AI. Uraza ukandika Virbo AI gutya. Urabona kano gaporogaramu kanditseho Virbo AI Video Generator, ni ibi ngibi, ni aka ngaka usacinga. Dore ni aka ngaka ka kabiri hano. Iyo umaze kukabona uraza ukakesitara, ubwo nukesitara karahita kidawunirodinga. Nukesitara karahita kidawunirodinga, ntekereza ko byumvikana. Kari kwiyesitara. Ugahita ukesitara, nta kindi urategereza kakajyamo. Urabona ko kari kwidawunirodinga, kageze kuri percentage 1 cyangwa kuri purusa ya mbere. Urategereza kakabanza kakajyamo. Aka ka application kitwa Virbo AI Video Generator. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari ibintu biba bigoye cyane. Wowe icyo usabwa gukurikira akantu ku kandi, ntihagire akantu kagucika, hanyuma urebe ukuntu bigenda. Ujye urinda amafoto yawe, hatazagira umuntu ufata ifoto yawe, akayivugisha ibintu wowe utavuze, kandi uwabyumva wese yakumva ko ari we wabivuze. Ndumva byumvikana cyane. Urategereza rero bikabanza bikarangira. Urabona ko bigeze kuri 12. Urabona ko bigeze kuri 12. Urategereza. Urategereza rwose bikabanza bikarangira. Ndumva byumvikana cyane. Dore bigeze kuri 18. Hano byihuta bitewe na connection ufite. Iyo ufite connection yihuse bihita byihuta. Urategereza rero, kuko mba nshaka yuko dutangirira 0 tugakomeza. Tangirira kuri 0 ugakomeza, kugira ngo utazavuga ngo byaciye hehe. Ndumva byumvikana cyane.
Hano kuri iyi channel muzahamenyera utuntu twinshi cyane, ibintu byinshi kandi by'ingenzi. Wowe ukomeze ubane natwe. Iyi channel ni iyanyu, yo kugira ngo mumenye ubwenge bwinshi muzayikuraho ubwenge bwinshi. Iyi video ikirangira turahita tubereka ukuntu umuntu akora akuma kagufasha gushyushya amazi dukoresheje amafoke. Umuntu wese afite amafoke iwe arisha, buriya biriyurisha wakishyuhiriza amazi bitagusabye ibintu, nta kindi kintu bigusabye. Akaba ariyo ukoresha ugahita wishyuhiriza amazi cyangwa ugahita unywa icyayi ukoresheje ariya mafoke yawe. Urabona rero bigeze kuri 60, urihangana ugategereza ko byumvikana, urategereza. Ibi ngibi ndimo byo nta kibazo, wowe icy'ingenzi uragenda ugategereza hariya, ugategereza rwose iminota yawe, ndumva byumvikana cyane. Hanyuma ukareba aho bigeze, urabona ko bigeze kuri 70, ugategereza rwose. Ikabanza ikajyamo iyi Virbo AI video generator. Hano muzahabonera ibintu byinshi, muzabona ukuntu umuntu yiga imodoka mu minota mikeya, muzahabona ukuntu ayo mafoke ashobora guteka rwose icyayi ugahita ukinywa, ugahita winywera icyayi, ugahita unywa icyayi. Ni nayo video iri buze guhita ikurikiraho. Ndumva byumvikana cyane. Ubwo rero iyi Virbo AI urabona ko igiye kugeramo. Hano ni byinshi muzahabonera, muzahamenyera ukuntu umuntu yikorera vandarateri yiwe bitamusabye ibintu byo kuvuga ngo ari kuyigura ka kantu umuntu agendana, n'ibindi byinshi. Urabona rero Virbo AI yacu imaze kujyamo, iri kwiyinstara. Urategereza kuko nibwo twari tuyidownloadinze, urategereza rero ikamara kwiyinstara ikaguha uburenganzira ngo kora open. Hano handitse open, uhita uza akaba ari ukora, ugakora open ukayifungura. Ni gutya ifunguka rero. Iyo bakubajije bino uravuga ngo allo, hanyuma ugategereza. Ibi rero iyo baba bakubajije hano baba bagira ngo ushyiremo Google account yawe, uyishyiramo kuko izi application ziba zivuye kuri Play Store, nta kibazo zatera account yawe ya Google. Ubishyiramo rero ziba zizewe. Ubu turaza hano kuri continue with Google, tukahemeza. Ugahita uza, mfitemo za email nyinshi, ugahitamo misemo iyo nshaka gukoreshamo, warangiza ugategereza. Ibi byose bikorwa na connection. Bikorwa na connection. Iyo ufite connection yihuse birihuta. Ihita iza rero ikakugeza hano. Iyo ikugejeje hano rero, ntekereza ko muri kwareba mwese, uraza ukavuga uti ndashaka wenda kuvugisha ifoto imwe muri izi ngizi. Uhita uza rero ukaza hano kuri, ugahita uza hano kuri upload photo. Ahangaha uraza ukemeza hano hasi, ukemeza nyine aya mategeko, ukavuga ngo I have ready and I agree. Ndumva ukaza nyine ukakemeza kano kantu ukavuga ngo upload. Nakubwiye hano uraza ukemeza kuri allow. Izi ni allow. Ahangaha uba ugiye guhitamo ifoto ushaka gukoresha. Ubu rero twebwe turashaka gukoresha iyi ngiyi. Uraza ukayihitamo rero iyo foto ushaka gukoresha, uraza ukayihitamo kuriya.
Ndumva byumvikana cyane, mukurikire akantu ku kandi ntihagire akantu kabacika. Uraza ugahitamo iyo foto ushaka gukoresha hano, ukaba wanakoresha iriya cyangwa ugakoresha n'indi yose ushaka, no muri izi ngizi birakunda. Ushobora no kuza tuvuge tugahitamo nk'uyu muntu, w'umuganga. Uramubona uyu muntu. Iyo urangije rero kumuhitamo, uhisemo ifoto y'umuntu ushaka gukoresha, uhita uza hano ukavuga ngo create video, ukahemeza hano. Wamara kuhemeza ugategereza gatoya, urategereza bitewe na connection. Tegerezaho gatoya, tegerezaho gatoya rwose, ntabwo biba bitinze. Akangaka ukakavanamo, ibi ngibi biba bije, ukora create video, arangiza rero ugakora select. Ndumva byumvikana cyane. Uze kureba, uze kwitegereza neza, witegereze neza, utegereze neza cyane, ntihagire akantu na kamwe kagucika. Uza hano ugahitamo ifoto, wamara kuyihitamo ugakora hano create, ugategereza. Ndumva byumvikana cyane, ntihagire akantu na kamwe kagucika. Uhitamo ifoto ugakora hariya handitse create video, ugategereza. Impamvu biri gutindamo, telefone iri kudownloadinga ibintu byinshi. Ntekereza ko murimo kureba hano. Iyo ugeze hano rero, uraza ukemeza aka kantu kanditseho caption, warangiza urabona hari ahantu handitse recorder audio, urimo kukareba hano. Ahangaha handitse recorder audio, ahangaha niho uhita uza, warangiza ukahemeza. Iyo uhemeje rero, uhitamo ururimi ushaka kurikodingiramo, ariko ibyiza uhitamo nyine Icyongereza. Si ngombwa ururimi uhisemo rwose, birakunda. Noneho uhita uza hano handitse click to start audio recorder, ukahemeza. Noneho iyo itangiye kurikodinga, ni ukuvuga ngo iraceceka. Ufata nyine amasegonda ushaka, noneho ukaza kureba. Reka tuhakoreho rero turikodinge. Uraza hano ikakubaza nyine ngo uremerera microphone ko ari irikodinga, ukavuga ngo allo. Ntekereza ko bigaragara cyane. Ubwo rero tugiye kurikodinga.
ubu tumaze kurikodinga. Iyo umaze kurikodinga rero uhita uza ukaza hano kuri apply, hanyuma ugategereza. Rero ntabwo biba bigoye, ita ubu ngubu iba igiye guhuza ririya jwi n'iyi foto. Urategereza rero bitewe na connection ufite, bishobora kwihuta cyangwa bikagenda gahoro, ariko ntabwo bitinda. Iyi process ntabwo itinda, urabona ko iyo itangiye ihita yihuta cyane. Aho nigeze ku masegonda 15, pourcentage 15, ntabwo bitinda. Ubwo rero urinde amafoto yawe cyane. Tugiye kumva uyu mukobwa ibyo twamurikodingishije. Tugiye kumva ibyo twamubwiye ngo avuge ko yabivuze. Turategereza rero ikaplodinga, arangiza ikaguha uburenganzira bwo gupureyinga, bwo gupureyinga ibyo bintu wakoze. Iyi ni process ya nyuma. Noneho ushobora kumva rero bya bindi wakoze. Ntabwo biba bigoye. Ntekereza ko mwakurikiye process step by step. Icyo ubona udasobanukiwe utwandikiye hano hasi muri comment, hanyuma tugomba kugufasha ukagisobanukirwa. Hano hasi muri comment twandikiremo icyo ubona utasobanukiwe, tugufashe rwose. Nicyo tubereyeho hano. Ikidasobanukiwe utubwira tugufasha. Biba byiza ariko gufata amasegonda atari menshi cyane, kubera ko wabonye twahisemo mu buryo buri free. Hari n'uburyo bwo kwishyura. Hariya twageze duhitamo, baduhitishijemo uburyo bwo gukoresha uburyo buri free n'uburyo bwo kwishyura. Twebwe twahisemo uburyo buri free. Iyo rero ari uburyo bwa free ukoresha igihe gitoya, nibyo byiza. Ukoresheje igihe kinini ntabwo biba ari byiza cyane. Ufata amasegonda makeya, nibyo byiza. Ubwo rero dushatse twakumva noneho ibyo twakoze, dushobora kubyumva. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ubyumve uhita uza hano hasi, noneho ukaba wanabyumva nta kibazo. Ukaba wakumva ibyo wakoze. Ndumva byumvikanye. Reka nidushaka twongere tubibereke neza, noneho tubyumvire rimwe. Nabyo birakunda. Ushobora kubyumvira rimwe. Aging AI video in minutes. Welcome to Ndumva ushobora no kubyumvira rimwe. Nifuje yuko nshobora kongera nkabereka step by step, noneho tukaza guhita tubyumvira rimwe. Nababwiye ngo uhita uza hano, iyo umaze gufungura ya Virbo AI yacu, uhita uza ukaza kuri upload photo. Ushobora kuza ugahitamo ifoto ushaka gukoresha. Ushobora kuza ugahitamo ifoto ushaka gukoresha nta kibazo.
ukayiselectinga ukayihitamo. Ndumva byumvikana cyane. Ifoto ukayihitamo, ugategereza iyi foto yawe ikabanza ikajyamo. Uhitamo ifoto ushaka, noneho ukayikomandingamo hariya. Nta bintu biba bigoye. Ndashaka ko duhita tubyumvira rimwe bya bindi twarikodinze, kuko iyo uri kurikodinga ntabwo abantu bose babyumva. Uri ibyo nari ndi kuvugisha uriya ntabwo mwabyumvise. Ubwo rero uraza ukurikire step by step. Nifuje ko nongera kuzisubiramo noneho kugira ngo umuntu wese asobanukirwe ukuntu bigenda, ku buryo umuntu wese azavuga ati narabibonye ukuntu bigenda. Uraza rero ugahitamo ifoto hariya kuriya twayihisemo. Warangiza uramutse ubwo urumva ufite ifoto y'umuntu biba byoroshye. Hano ibiguhitishamo uburyo bwo kwishyura n'uburyo buri free. Hano habanza ni uburyo bwo kuba wakishyura, hanyuma hano hakurikiraho ni uburyo bwo kuba ari free. Ndumva byumvikana cyane. Dore hano aha tubanje ni uburyo bwo kwishyura. Hanyuma hano handi aha ni uburyo buri free. Ubwo rero uraza ugahitamo buno buryo buri free, ni uza ugahitamo uyu wo ku ruhande. Hano ni uburyo, hano nshyize ni uburyo bwo kwishyura, hano ni uburyo buri free. Ugahita uvuga ngo select. Hanyuma nababwiye iyo ugeze hano uhita uza kuri record audio, noneho bakaguha uburenganzira. Uhitamo ururimi, noneho ukaza hano bakaguha uburenganzira bwo kurikodinga. Ariko ubaye unafitemo ijwi ushaka guhuza naryo, nabyo ushaka kuza hano ku ruhande ukabikora. Hano rero uhita ustartinga. Warangiza iyo umaze gufata audio yawe uhita uza ukaza hano kuri apply, ugategereza process. Ugategereza ika-uploadinga audio. Ndumva byumvikana cyane. Urategereza noneho audio yawe iki-uploadinga. Ndumva byumvikana cyane. Utegereza connection, kuko ndi kubiberekera ndi gukoresha iyi device yanjye ibintu bitandukanye. Utegerezaho gatoya rero bigahita bikunda. Ndumva byumvikana cyane. Ntekereza ko mwabibonye. Urategereza hano ika-uploadinga, yarangiza igahita ikora process ya nyuma. Ntekereza ko mwabibonye. Yarangiza ikaguha uburenganzira bwo guplayinga. Iyi ni video ya kabiri dufashe. Ndumva byumvikana cyane. Ndategereza.
birangiye rero, iyo birangiye ushobora kubipureyinga, ni kuriya nta kundi bino bintu bikora. Ushobora gupureyinga ukabyumva. Mwabyumvise, mwabibonye neza, cyangwa afata indi video ya nyuma mbipureyingire rimwe. Fata indi video ya nyuma mbipureyingire rimwe. Mushobora kumbwira ariko kuko ntari live ntago mwambwira ngo menye uko mumbwiye, kubera ko ntari live muba muhise mumbwira. Ariko ntekereza yuko process mwese mwayibonye ukuntu bigenda. Ntihazagira umuntu uvuga ngo ntabwo azi ukuntu bigenda kandi warakurikiye BKMB TV for Kigali. Ntekereza yuko ukuntu bigenda mwese muba mwabibonye. Ubwo rero ndifuza yuko murebe ukuntu bihita bigenda. Ni ukuvuga ngo uhita ujya hariya hasi kuri generate video, ugategereza hano process ukaba wabipureyinga. Ubu hano iyi ni process ya nyuma. Reka mbanze mpureyinge kano, biba ngombwa mbafatira kandi ka nyuma, noneho muhite mubibona neza neza neza, ku buryo umuntu wese yabasha nawe kuvugisha ifoto ashaka. Buriya wafata n'ifoto yawe, kuko n'ijwi iyo ubishatse urarihindura, ukaba wavugisha umuntu waguhaye ifoto ye ibyo ushaka, agatangara, ukamwoherereza umwumvisha ibintu yavuze, kandi yareba koko kabona niwe wabivuze. Ni byiza rero kubika amafoto yanyu. Si byiza guhora umuntu ahora agenda ayatanga cyane ahantu hose. Ndumva byumvikana cyane. Nta kintu ntaberetse, ni process ya nyuma. Noneho dupureyinge twumve ibyo Trump avuze nonaha. Ubu tugiye kumva ibyo Trump avuze. Bino iri kugeneratinga hano, bakaguha ubure. Ndabasuhuje abanyarwanda mwese, mumbabarire ku itangazo mwabonye ejo bundi twasohoye. Rwose mumbabarire cyane, nkunda igihugu cy'u Rwanda cyane. Ngira ngo murabyumvise, reka nongere nsubizemo mwumve ukuntu Trump avuze. Murumva ko rero urabona uko Trump avuze. Reka nongere rero mbereke bwa nyuma ukuntu ushobora kubigenza. Noneho ntekereza ko muza kuba muyimenye neza. Ubwo ndumva musobanukiwe ibyo ari byo byose. Murasobanukiwe. Reka rero nongere mbereke bwa nyuma, noneho dusoze video. Kambereke bwa nyuma dusoze video, noneho dukoreshe AI yacu dusoze video. Ubwo tugiye kongera dutangire dufate kugira ngo mubimenye neza, mubisobanukirwe. Uza hano kuri upload photo, ugaselectinga ifoto ushaka kuvugisha. Ifoto ushaka kuvugisha uraza ukayireba, ukayiselectinga ifoto ushaka kuvugisha, uyihitamo. Uraza ugahitamo ifoto ushaka kuvugisha.
turayihitamo, wamara kuyihitamo duhisemo iyi foto ya Trump. Mwihangane mba ngira ngo abantu mubifate neza mu mutwe, mubimenye neza hano kuri Siyoni TV, sorry hano kuri BKMB TV for Kigali, mba ngira ngo mubimenye neza. Nababwiye ngo hano habanza ni ukwishyura, hano ha kabiri aha ni ukwishyura, hano ni free, uraza ugahitamo uburyo bwa free ugaselectinga yes, warangiza ugahita uza hano kuri record audio, ukoraho ugahitamo ururimi, uhitamo Icyongereza, nta kintu bitwaye. Warangiza rero hano ukarikodinga, dore record, uhita ukanda hano ukarikodinga ahangaha, ukarikodinga. Ubwo tugiye kuhakanda turikodinge. Ukamara kurikodinga gutya, wamara kurikodinga, ubu tumaze kurikodinga, uza hano kuri apply ahangaha, aha uhita ukoraho ugategereza, aha iyi process ya uploading audio urayitegereza, noneho ukayitegereza witonze, ikarangira, ugahita hajyaho n'indi ya kabiri nayo ukayitegereza. Ntabwo ari ibintu bigoye, ntabwo ari ibintu bitinda, ndumva byumvikana cyane, ntabwo ari ibintu bigoye. Wowe wibuke gukora subscribe kuri iyi channel, uzahakura ibintu byinshi, uzahakura ubumenyi bwinshi. Wibuke gukora subscribe, ukore na share kano kantu ku buryo abantu bawe bakamenya ukuntu gakorwa, ushyireho na comment ku cyo wumva ushaka twagukorera gikurikiraho, cyangwa ujye ubona ukabona cyagucanze. Iyo ugeze hano rero uhita uza hano hasi ahantu handitse generate video, ahangaha hano ukaba ariho uhita wemeza hano, ugategereza neza witonze. Ntabwo ari ibintu biba bigoye, bikoze inshuro 3 kugira ngo mbibereke neza ukuntu bigenda. Ntekereza ko nta muntu ubu tuvugana kugeza kuri iyi saha utabasha kubikora. Uhita uza rero, ntekereza ko ubu tuvugana nta muntu n'umwe utabasha kubikora, ko tubikoze inshuro 3. Ndumva byumvikana cyane. Ibintu dukoze 3 nta muntu utabasha kubikora. Ni biriya rero niko bigenda, warangiza ugahita uplayinga iyi video. Murakoze cyane rero kubana natwe, nakagaruka kuri hano kuri BKMB TV for Kigali. Mwakoze cyane kuduha umwanya wanyu. Ciao ciao.